akwereka man Patriots ikipe ikomeye nubwo ntago turamenya neza yuko Steve na Gaston bari nta foto ntago mweze mubitangaza nta kintu kimwetse kwa mugani ko twabikuye kwa Nkotanyi nta kindi kintu tuzi yego ubwo rero turabara nkaho abo batari bwo musigaranye nde fona nimba batarimo ubwo turakomeza tugire APR Patriots yacu Patriots ntago yakwiburira Patriots ntago yakwiburira akufitemo abakinnyi Tigers na Cape kuko UGB this time sinze ula Patrick Lembert nakazagaruka ndabizi neza uriya naramupivo wao naye nagazagaruka biragoye cyane Nemanya bagarutse yaba ari sawa cyane kurushaho babagumije Patrick Lembert nanane byaba byiza kurushaho twari bandi bakinyi se ko na Shafi babakinira n'abakinyi bari local kugira ikipe ya D1 bameze kushobora guhemba abakinyi mu deza 2 years we talked about this babisimbukiraho à la fin du compte blame izabago ni sura mbi izaba nibo bazagaragara ntago rebo ni twebwe n'igihugu kwanza wa mugari sinzi kibazo Virgo bose ni ibi ega Virgo bane igihugu nyine ni twebwe tuzaza twebwe ati mufite amashampiyona muri byitango birakomeye ariko ni mujya muhemba babonye byageze kure mwana ko muri Afrika ko mu Rwanda n'abantu ngo don't come in Rwanda ngo barambo nimbuzanye contrat ukazishyiraho ngaho twereke ufite contrat abakinyi 12 cya 15 uzaba imbanga ku mwaka naya ngaho tereka aho ngaho reka ubu yari introduction kuna y'Amerika toni ko katuhaze turi dagesh sinya 12 la nabyibuka ya 12 ni 12 ayusho 12 kabisa yeah Go mva episode ya 12 rero welcome back guys this is the buzzer. First of all kwanza happy new year fam. Happy new year. We are really happy to see you guys. We are really happy to get back in the studio kabisa twongere tuve kuri basket and everything. This is Kabe right here. Ni Ruhigi. Mva turishimye cyane kuba tugarutse muri the buzzer pod tuvuga basket twatumaze igihe na championnat rasinziye natwe dusinzira ariko now we are back kabisa n'imbaraga z'umurengera tumeze neza cyane. Yeah, episode ya 13 rero rikatanye. Yeah man. Makuru ni menshi. Makuru ni menshi zigiye gutangira nshyashya. Bamida. Ese bira twebwe tugira cyane saison 2025. Oh yeah, ariko ntirangira n'umwaka twebwe mwaka umwe nago. Ariko niko bimeze twebwe. Twebwe ni mu mwaka ushize zatangiraga avant. Zatangiraga mbere zatangiraga muri November. Nubwo byatanze n'ukuntu byahindutse ubushize zikazitangira umwaka utangiye. Ngo nyine ni saison 2025. Ferwa nabonye barakoze inama ngo barashaka kugira league semi pro. Ariko rero tubanze de félicitations Mugwiza kugira gutorwa rwo twari tubyiteze ariko congratulations Mugwiza congratulations félicitations ko bongera gutorwa twari tubize okay ahubwo wakagombye umuntu kuko bari basanzwe ariko first of all ari ibintu bavuze bazakora twakagombye guhereza nani umuntu uje mu vuba urumva Elongi ahubwo congratulations najyaga mwumva kera kabisa nibuka ndi mu seminari yaragahamyaga kabisa ariko je nagiye kera byatari he was good kabisa n'ubara cyane by'abasaza izere ko nimba we ni ari muri movement ya basket kuva kera kinye equipe nationale ndumva nabonye iriya staff irashaka nimba bafashe umwanzuro wo kuyikora muri amateur akagira semi pro donc bafite quelque chose ari ibintu byinshi baduteguriye hari ibintu byinshi baduteguriye harimo ngo bazasigura numvishe nabonye article nasomye kuri New Times shout out kuri Damas ngo bazuba no wenyine bahereza amakuru cyangwa arayishakira I don't know
I don't understand kuko like it's like abandi we talk about basketball through us bashobora kumenya amakuru yandi batakagombye kumenya turi media sinzi like ari bamwe bahamagarwa abandi I don't know why simbiza ariko go nyine da bafango bashaka kubaka gusakara kino kibuga kiri hano Kimironko banyine bashaka kubaka ibuga hehe bino muri Kigali cyangwa muri Kigali bashaka gusakara hano Kimironko which I don't think is that necessary bubatse nk'ikibuga nk'igisenyi hiza tinge bakasakara arakani kantu ndashaka ko basket ya Kigali rwose basket ya Kigali urabiziko almost no right now muri champion igiye gutangira sezo igiye gutangira urabizi neza ko na kipe yo na team yo mu bagabo yo hanze ya Kigali it's like bazahindure au kuita Rwanda Basketball League waite Kigali Basketball League kuko it doesn't make any sense like Gisenyi na team yari Rusizi nayo none na IPRC yabaga Musanze muri D2 nayo ihari muri D1 muri D1 na bizarangiye baye Kigali Basketball League wowe unyise aba Rwanda nago tuvuga i Kigali gusa hanyuma sinyibutse ibindi urabona ikibuga bubatse Gisenyi na plastic yo hasi I was so shocked nyimara kumva yes abone se nigituvunika kala kavuga sikaba hari ya IPRC Kigali ni bande bakiriraho nta numwe twe bose dange nyagwakira nimba Giant of Africa ifashe initiative kuko na handi baca muri federation bo bazi ibintu bya basket kuma bimeze nimba baca muri federation urumva ntihagira umuntu muri federation ubagira niyo nama sinzi nimba they also wanna eat to the money kuko ya case yabaye kufiki I don't know okay rumors ariko byo bakagombye kwicara aba technician avuga ati kino kibuga ntabwo gishobora gukinirwa yego nicya maonesho nimba n'ibintu bashaka bamwe kuone kwerekana byo birashobotse cyane Gisenyi bazaberekana ngo hari ikibuga cyiza ariko kitakinirwaho ku ifoto kirasa neza ariko nta muntu agikiniraho ngo nka gutyo ushaka ku ifoto kirasa neza pe hari ibintu muri football amazi iminsi bakora gabona nka penalty zagiye gukina bugatoza jyana nk'igisenyi nk'ibyo bintu basket ushobora kubikora ko so wabijyana nta kibuga gihari ubonye Gisenyi akeneye basket abantu b'Musanze akeneye basket abantu b'Ikayonza bakeneye basket Rusizi kera rikomeye ngejo bundi babikoze simbizi nkuye uzi ambiance ari huye ambiance ari huye ese urajya mu mujyi kuwagurane uzikuru hari ambiance itabaho urumva games zose bazitwaye Kigali siramanuka yari ambiance irenze byatari sinzi nyine iyi aba bana bafite imanda please mumaze kugira experience hari muri federation please do something new nima league mushaka kugira semi pro ntabwo igomba kuguma muri Kigali gusa ndabyibuka turi gukina kera nko muri za 2012-2013 urumva kuko nibona natangiye champion 2011 umwe nibona natangiye gukina muri champion urumva muri D1 wajyaga uhuye kumvura renze bro kumvurishinze bagiye gukina nko muri gymnase ya kaminuza no wajya Rusizi bro matches za Rusizi zabaga ziryoshye byatari abanyeshuri bazumutigo zabaga ziryoshye cyane kuba twava Kigali rega n'abakinnyi bo baryohera icyonzi cyo byaratujyoheraga tugafata amafoto muri Nyungwe bro it was yari experience nziza byatari so game league kuba iri semi pro mukaba muyigumisha Kigali byo nago ari byo Kigali Basketball League wa mugani we have nothing to do about it except trusting you guys ubutura aba bantu bafashe imanda we trust you 100%. Yabana kefasha wakubaka ikibuga cyiza cya rubber cyangwa ikindi kintu birayoga bya plastic tura de plastic bagenda bateranya oya tura nta muntu dukinira utana twabana unless mushaka kubaka Giant of Africa President Desire ibuga mushaka kubaka twizere ko atari biriya bya plastic kabisa nta kintu kiracyo barabizi ariko simbizi ndimo technicien benshi byatari bagagombye ko icyo kintu n'abantu barimo baje batanga n'inama bigende neza like yeah man let's move on reka tugende ku ma transfert zimeze neza zimeze neza gute
duhere reka tubanze duhere fona transfer zavuzwe muri APR ninde reka tugende ikipe ku ikipe duhere muri APR. APR yongeyemo Shafi yongeramo Justin muri REG Shafi kuva muri UGB. Okay aho ngaho urumva arigiye baramubona batipe bafite abaje abeza we icyo kintu navuga gute Shafi na Justin do you know n'abaje abeza cyangwa ayo kuba afite abaje arono ngewe bya byose ni deal nziza kuba kinyi abantu bagiye kuba comfortable kabisa ariko nta upgrade APR ikoze. Okay ikipe izahagarara mu Rwanda muri bar bro yugiye kuvuga ngo uyu mukinyi ndamushaka ureba factors zingahe ureba ahantu kwanza udafite nyine imyanya ahantu weakness yawe iri uwo muntu nimuzana uwo munsi muri team yanjye arakora iki aranyongera iki kintu rwose Shafi nani juste no shooting guard ariko akazakina cyo ndabikubwiye to nugwama nukugura abantu kugira bicare kwica karere nurambwe ko APR iri hariya kugira bica karere y'abana b'Abanyarwanda nk'umukinnyi kuko you know ntubivuze kuriya that's what gusa na upgrade iyo nta irimo none ntushobora kumwira ngo uguze umukinnyi kujya aze kwicara nana Shafi azakina Shafi reka nkwereke nk'ahantu aje gukina sibyo hariho Manzi sibyo nagamurusha cyane pe Manzi Dan Kimasa nagamurusha urabimenya aho ngaho Kimasa ntabwo kibarirwa muri APR yavuyemo na makuru ntabwo nari nyafite ariko Shafi ashobora kuzakina kuko amakuru mfite nuko October this time ari muri gukora imyitozo ari muri roster this time ari muri roster azakina simbizi nimba ashobora kuzagaruka ko nawe nigeze kubona mu tuntu nyine nagaruka uko October azakina nk'umunatiralize ko amaze deja 2 ans mu Rwanda. October imyaka 3 oya ni 2 the third one agakina nk'umunyarwanda nk'umunatiralize ubu ngubu rero nyine ni season ya kabiri ntabwo October arakina nk'umunyarwanda ko yaje sezishize sezishize yaje ntakine ni sezishize cyane sezikurikiye 2023 ni yingi ya 2020 no se bale ya mbere APR yagiye mu ryari subwa kushize se nyine bale ya mbere APR nani kuri bale ya mbere APR yakiniraga Dinamo sibyo cyagiye bazana ibiboro bya fake ndabyibuka ivamo ahitazina nubundi ari umukino cyagiye ubwo ni yakabiri azakina nk'umunyamahanga rero biragorana ko yakina rero ako still gende kuvuga ko yakina sibyo ariko nimba kiri umunyamahanga biragoranye ko yakina cyo ndi kureba Shafi afite ashobora kuba afite sport we nk'umufo kuko arabantu dufite ikibazo cy'aba 4 mu Rwanda n'aba 5 ashobora gukina ariko juste I doubt gusa nta upgrade nka APR igiye muri ball bari abaza APR abizi kuntu meze bafite abakinnyi babo ba regular season akagira abakinnyi ba playoff n'aba BLA so icyo kintu cyo kuri juste ashobora gukina ashobora remember no muri REG nta minota n'isharabe afite ni gute yisatse muri APR simbizi maybe they need him maybe kore cyane twebwe REG itangonagamo and I bet and I believe nimba baramuzanye kuriya sibyo please play him give him some minutes ura mwana arakomeye cyane cyangwa muri aya marushanwa 3 he's good bazanye we nanuze we naturatsinze irani tala muwa mwaguze please don't sleep on him give him some minutes akine rwose we are expecting big things kabisa kuko nuwe n'umwana w'umunyarwanda rwose ukeneye platform akeneye gushining akeneye iminota yo gukina yego arakeneye byatari ariko ikipe agiyemo shametiza bamikeya pe tugire benefit de doute APR we believe ko muzamukinisha kuko nago mwamuguze kugira mu mwicaze kuko aho ngaho mwaba instead yo kuzamura tala mwamuri kwica tala ngewe kuri benefit de doute mbafite ikizere ko ura mwana muzamuha iminota nawe juste nawe muri nujya muri APR nudamarare kubera umushahara and everything do what you gotta dukora tease uko bishobotse uko mese nono ufite this time
ufite n'abantu benshi barebera bagize kora imyitozo rwose sport yawe uyigumane. That's my advice to you. Bravo. Nakure cyane kabisa kuko ni arimo akinyi barimo kuzamuka cyane kabisa ubona umushuteri kabisa mva afite na height he can dunk defensively ameze neza agiye mu ikipe igiye kumuha stabilité tuvuge financier none nawe ashira amaki akora akazi ko kagombye gukorwa nibyo ndi kumunda vuga uretse ko na REG aho yari naho nago REG nayo ni ikipe ifite amafaranga still REG ari ukuntu nabo akantu k'ubusirimu batakagira ngiye murambi kubwira buri munsi REG financièrement is stable ariko ari akantu k'agasirimu bapfa tukira aho ngaho tujya no kuri REG iyo transfer ni habaye transfer iravugwa mu makuru ariko na outcome yabaye ko nta n'amafoto ya REG nyamara mu myitozo ni ekipe igerekana abagenzi at least nka Gaston na Gaston na Steve ni abantu bakagombye kumurikwa so nta foto nta cyabaye njye niko mbivuze nonaho it means listen to me amakuru mfite kandi nanubwo ari ni ibintu bizwi cyane Patriot ntabwo yarekura release later so technically Steve na Gaston ntabwo baragenda when you think about it abakinyi abari ikipe nta nimwe yabatangaza when you think about it Steve na Gaston ntabwo baragenda kuko nta mukinyi n'abakinyi ntabwo baratangaza ko yabaguze reka n'abakinyi ntabwo champion igiye gutangira bro ni next week 24 natangira ntabwo barabamurika n'abakinyi nabo ntabwo baratanga on the other side na release leta baratanga n'abakinyi nabo ntabwo nta kintu baratangaza sinzi turi muri 2024 iyo nitwirwa tubivuga like waguze kukimimana makuru like ibyo bintu by'amakipe izi kintu kibitera no equipe na equipe ya institution urumva none ahubwo ikintu kinambabaza noneho kurusha nka Patriot bitazi gukoresha fan base ifite champion igiye gutangira tubanze gona kuri game turi kuri turayivugaho gatoya urumva REG uguza abantu nuberekanye ntabwo se abantu kuko inserte uni anja ni montagne dama yavuze amakuru abandi kuri IG bayatanze urumva bikaba birarangiye ubwo se nta release leta muratanga urumva ntago muramurika abakinyi banyu ubwo se tuzamenya gute koko iyo transfer ari y'ukuri aho nitarana nyemwe ukubwira ngewe technically bara abakinyi baracyari aba Patriots arabura icyumweru kimwe n'ikindi rero urabona ko Patriot amakuru yavuzwe neza ko abakinyi bawe baragiye sibyo wowe Patriot ukinye final regular season yarangiye uri wa mbere sibyo yarangiye uri wa mbere ukinye playoff final une semaine avant abafana bawe urabizi ni wowe ufite fan base ya mbere mu gihugu nta nikuru na rimwe urabatangariza kuri fitiri ya team yawe that makes sense nukuvumbura abantu like ibyo ni bya kera like turi mu 2024 media zirahari reka nkwereke equipe nka Lakers franchise ya mbere kwisi muri basket ya kabiri media day okay fine Celtics ya mbere okay goes ndabyemeye dufate Celtics franchise ya mbere kwisi ikora media day tisa wowe nka Patriot kidashobora kuza ugafata abakinyi wa amafoto gatwika jezu zabo ufite cyashya ndashaka na federation nimba bavuze ko tugiye kuba semipro federation agombye no kubibategeka c'est ça nimba dufite ngo tugiye kuba semipro federation igomba kubibategeka ubundi ligue yacuza gute mudashobora no gukora nakantu nkako ngaho munyegereza abafana federation yagombye kubigira itegeko it's so sad kubona Patriot yahanga nima ahanga kunshaka guhuza na federation like federation nshaka kuba semi pro ariko equipe yakinye team yakinye finals urumva utamenya future ngomu future Patriot we ubunona babaje umuntu future Patriot ni yihe bravo
tuzabaho dukine ikipe uyu munsi iri kuri level ingana gutya sezo yarangira numenye ko ishobora kuzagaruka cyangwa ibaze Patriots ngo nabasirimu kandi turabemera ko ari abasirimu ariko this time byo no franchise ya mbere ku isi ikora media day wowe ikipe nkaho y'abafana itari na institution ikeneye fan base bari baratwemeje ko turatsinze Olivier bagiye kumutwara urabyibuka monsieur mushiti wawe tabitire wese na Patriots navuga ahubwo manager ndiye ahubwo CEO nuze yajya CEO mushyashya Patriots ibaze badutangarije CEO mu bantu bose amakuru yose that was good by the way ariko that was good kudutangariza CEO that was good that byiza rero n'abakinyi do the same thing mubikore the same way ko mwatangaje niko bimeze akwitsimle kutugeze champion tanga amakipe yanyu nimba nta media day akora muzamakinga guta amafaranga sa cyane ikibazo twirirwa turira ako bise binyibutsa Patriots ariko namwe ni mu bambere mufite fan base ya mbere mufite abafana benshi cyane and you know it kugeza ikigiye batazi future nta nubwo bazi amarime menshi umva amarime avuga ko Patriots azakina isha can you imagine that abantu bageze aho hantu batanye kwitekerezaho kuri championnat yacu zigitagikomeye ntibaza n'abanyamerika babiri ntibaza n'abanyamerika babiri muzahita muvuga ngo irakomeye ngira nkwereke ari umunyamakuru wabajeje undi muri press conference na president umunyamakuru Jade Castar yarabaje se ano ma infrastructure tugenda tubona federation ziri kubona ibintu biri kugenda kuba zirimo kujyana na pace y'igihugu mu bintu bya sport turi kwihisha imbere ya Kigali Arena ya BK Arena ako mu by'ukuri nta kintu nta development nta kintu na kimwe icyo kibazo ari kukibaza president nk'ubu president ari kugisubiza koko icyo kibazo ari kukibaza ahubwo abapresident b'amafederation kukibaza ugomba nyine simbize agomba kubimenya ko ibintu arimo kubaka nta kintu bimaze na abantu bari mu mafederation ako mu by'ukuri infrastructure umva muri sport infrastructure ikora iki nimba tutabona development infrastructure irahangaha yo muri sport mentality keberanga and I believe njewe nakubwiye cyagiye Koneli minister wa sport je namubwiye ko uri aziguhuza cyane sport na business I believe in her I do really believe in her nimba rero federation nayo nyigarukaho cyane nimba championnat igiye kuba semi pro do the best you can kabisa ibe semi pro ikintu cya media day mu gitege cy'amakipe ajya yikora babarira ibyo bintu bya semi pro n'ibiki mana nubwo ufite amakipe nk'abiri ashobora guhemba abakinnyi cyangwa 3 kumyango semi pro ze gute ahanga turebe amafaranga azava ahubwo kepe na media day amakipe ashobora guhemba hano mu Rwanda neza consistent ni APR ni REG ni Tete Kepla ariko na Tigers ishiremo ubu yabaye mba Tigers ari umukinnyi wigeze uvuga ngo afite ibirarane umwaka ushize kutabivuga mu make abafite baba barayabahereza okay fine mbare nkubwire wowe umva nayo nkubwire ibintu ukuntu bimeze hari amakipe ari kwiyubaka Tigers yakwiye cash Kepla RSSB ejo heza rwose ejo heza shout out kuri ejo heza bari gutuma RSSB ejo heza surtout ejo heza bari gutuma basket nibyo yo mbonye company kuri ama institution nkariya ariko believing muri basket bagashiramo the small money bafite babiteganyije kuri basket kuri turishimye cyane babiri guteza basket yacu imbere shout out kuri ejo heza rwose twanagena kuri na Tigers oya nandi kubwira Tigers tavuga nyuma kambiye kuri Kepla Olivier ubu deal done ya turatsinze ariko nabo still
nta media day ni ikibazo gikomeye akibaze kandi bose kandi ukuntu tuba twivuga ngo smart niki batwaye na kaje turatsinze Bowie Jordan bamwongera extension umwe kaje azagiye gukina basket kaje azakina byatari muri kepa agiye gukina urampeti cyiza nawe akine urabona ukuntu kumuzanaho kaje experience afite rega nanuze mwita ram type mu pivot muremure Jean Paul na undi 88 wabo ngoga nizere ko oya kaje arakomeye nizere ko ngoga this time of season warumva nda I believe in you petit frère nizere ko iyi season uzazuri hejuru cyane Kepler nayo Kepler shout out kuri Kepler yarikise neza turashaka consistency ubona Bowie Jordan ari kumwe na Aristide na turatsinze point guard ameze neza hasi ameze neza bari mu pivo mu bayiriye babo si yargebwa ni bande barimo nani aracyari nje ngo bamurekuye wa mtipe mu metisi aracyarimo yaragiye Carlos yaragiye uyu nani twande yarya umpete umunyarwanda Galwa nawe arimo aracyari urumva ni abo bari kwiyubaka ikipe rero media day ikipe ya kaminuza bro media day rakene cyane ikipe ya kaminuza amafoto akajya hanze mukamanika urabona ko akundi jya muri kepe bona amafoto y'ababuwi abaturatsinze rega ni gutyo uzamura brand nuze brand ya franchise ya ni gutyo uzamura c'est ça kandi birashoboka birashoboka cyane university nkiri yakagombye kuba ibyo bintu byumva kandi babona afite faculty ya nuze ya media ni birashoboka na za marketing n'ibiki ngo doshobora kubikora kuri equipe kuri produit I know ariko nyine Kepler ngenda shaka bagume kuri consistency nagagombye kwinjira gutya muri hariya kinyinya bita nkubitana nk'igipakarte cya turatsinze Aristide mbabona yani ama-idea tukutaka na volleyball ndi kubona bayivana abandi na ama-idea y'ubuntu tukutaka ni zero franc kabisa bashaka gusa nimba mushaka ko ligi yanyu ikomera nta kindi kintu kibikomeza uretse ko abantu bagomba kubimenya kandi nta kundi babimenya atari ibyo nuko federasiyo igomba kubyumva kumenyekanisha ligue yacu ministeri yes please minister ngenda shaka umva nimba aba president wa federasiyo batumva bino bintu twari mu nama icyo nabwira nani ministeri ni ugukaza izo polisi bahereza amafederasiyo surtout ya Ferwaba twebwe let's focus on Ferwaba ministeri muri policies itehereza nani Ferwaba izikurikirane nimba bari gukora neza nicyo tubasaba basketball twishe nyuma ya arena bravo nyumari nariko nta kintu namba rero kuri Tigers niyo keep for now meze neza ubonye muri mercato imeze neza garagaje kabisa Pichumanga nago biracyana reka kwi nago diranyangira REG yaramurekuye avuye muri APR REG yaramurekuye ngombe ku REG kare ku umuntu nkauriya ukira nk'umunyarwanda mu pivu nkauriya mu Rwanda naho ndi mu pivu tumeze nkawe nawe ukamurekura ukina nk'umunyarwanda sibyo ukamurekura like sinzi impamvu na REG nayo champion nitangira nkabona ni champion nitangira nkabona Steve na Gasto badakinye muri REG ndamenya ko mwaka uta REG itazabaho nuko bitangira kubigenda gugiye gatega tugasanga ikipe REG ntago yapfa kugenda urishobora akore gyanagenda sasa mu institution se boss wa REG ashobora kuvuga ati n'ikipe nanyu cyangwa unde kaza agahinduka sebira bya basketball faranga bijyanaho mukureho bino bintu biranahinze impamvu yabyo nuko nima federation kuri line makipe hariya ni ibibazo noneho ubu umukinyi uzwi ko batwaye Gaceka Gaceka agiye muri UGP muri Tigers Gaceka agiye muri Tigers ariko tumuhe shout out man Kimasa wavugaga rero ari muri Tigers Shema Bruno yaba muri APR Tigers Mwari Marius Tigers urumva aya maelema muri Tigers arakomeye bro stop playing basanzemo Fiston basanzemo stop playing umva kwanza aya maelema ko ani bro stop playing arakomeye cyane noneho
harundi mupeti witwa Lars Shimwe namunye from Canada ariko n'umunyarwanda from Canada. He's good. He's good tuzamureba. He's good kabisa. Ahubwo he was not familiar na game zacu bo yani barakinye kabisa. Ikindi ikishatse Herve Tigers Herve amukubye kuva REG Herve amukubise defense nibyo ndakubwira ngewe mvuga ibintu like ejo bundi uzumva ngo REG yavuyeho ukibaza byari byo kagucanga barekuye abakinyi bangana kuriya Justin yarekuye Gaceka ikarekura Herve ikarekura na Pichu ifite nde nanuzi yaragerega na Antino yaragiye. Oh my god. Na Antino simikubwiye none aha. Yanye Cleveland ngo Cleveland nawe ukina muri playoff gusa. Urumva none wasigaranye ndetse ubu. Hari nabandi bakinyi umva ariko nabandi bakinyi muri Tigers. Hari nabandi bakinyi kabisa ubwo narimo kubwira harimo Fiston wasanzwe uri murenze Patrick sawa gira ari umukinyi arabakinyi b'abanyarwanda ko muri Canada. Urumva kandi barabizi kabisa. Hari umubano wa APR na Tigers umeze neza ukuntu kabisa turabikunza ariko idazamini ko bazabarekira amanota bahuye ibyo bintu yawe Suzuki nagayeho amabyumve neza tubibutse tutazayibona nga nima mufite nyumano mwiza kuri yaba kubatiza abakinyi babahereza abakinyi sinima ari kubarekura simbizi it doesn't mean ko ni muhura muzayirekira amanota the game has to be fair. Yeah man sibyo mize neza basanzemo byo nari kubwira ngare abakinyi bangana kuri ya rero basanzemo Patrick Nshizirungu basanzemo Fiston enfin nuko na indi nuze turabona wana kirimo cyangwa atakirimo harimo Fiston harimo andini bandera agodiko yuka fresh wibuke ko REG nibajye nundi mukinya rekuye Belek nawe yaragiye wumve ku ndege imitangiye bundi buca simbizi ndumva ikimere kimwe nka za Espoir don't play Espoir nago yibure nge Espoir ujya Espoir ifite abana b'inyanya Espoir nago nyitinda seko icyama equipe akomeye adashaka Fabrice Gasson Fabrice Gasson ako nakini yigumira muri Espoir iboneye temps de jeu ara makuru numvishe Fabrice yari yakora tease muri 3-on-3 urumva ari ibintu umutoza yamubwiye bitari byiza umutoza iryo jambo ni wakagumwe kubwiye umukino yamubwiye gute yamubwiye ngo wowe naguri kuri level gukina iyi competition. Can you imagine umupeti ni most improved player wa saison ya D1 ukamubwira ngo naguri kuri level yo gukina iyo competition wowe nk'umutoza ni waramubwira iryo jambo koko ugomba kwigaya rwose ugomba kwigaya rwose neza cyane ibyo bintu ntabwo making a sense bro byumve bintu ariko atoza bacinege abakinyi bandi sinzi ka you suppose kumuha confidence ni wowe ugomba kumuha ngo wowe nagure niko urumva c'est niyo kakamim kuyama ngo you can never make it ngo wowe si urukubyo UGB nayo Dinaman ariko birababaje ariko UGB nayo ajya nsinzi abakinyi babiri nawe yatwaye yaguze ariko kuko Espoir ganze yagiye muri REG yagiye muri REG so naba Jean-Marie nabo baragiye nabo UGB yagiye na champion amana yanjye shaka turebe wa mugani nibwo bigitangira biba bikomeye ariko shout out kuri Tigers kabisa shout out kuri Tigers bafite coach Mwinuka twanamwibagiwe ayo jye mubwira ufite Mwinuka ari Tigers tugiye kubona cyakoze REG yatanze akanya ariko reka maye Patriots ikipe ikomeye nubwo ntago turamenya neza yuko Steve na Gaston barimo nta foto ntago mweze mubitangaza nta kintu kimwetse kwa mugani ko twabikuye kwa Nkotanyi nta kindi kintu tuzi yego
ubwo rero turabara nkaho abo batari ubwo musigaranye nde fona nimba batarimo ubwo turakomeza tugire APR Patriots yacu Patriots ntabwo yakwiburira Patriots ntabwo yakwiburira akufitemo abakinnyi Tigers na Kepler kuko UGB this time sinze ula Patrick Lembert nako azagaruka ndabizi neza uriya nora mupivo wao naye ntabwo azagaruka biragoye cyane Nemanya bagarutse yaba ari sawa cyane kurushaho babagumije Patrick Lembert na nani byaba byiza kurushaho twabandi bakinnyi se ko na Shafi babakinira n'abakinnyi bari local ni babiri bakinnyi local yafasha urumva so tukareba na Zamko iri Loki ifite abapeti bashaka gukina nyine kwigaragaza kaza na Orion nayo mana tuba dufite amakipe nka Orion rwose akareka mareka uri nka Ferwaba sibyo ukemera ama equipe kuzana abanyamahanga kuri kutazabahemba si kudwisura mbi ubundi uri nka Ferwaba washyiraho itegeko hagati yo nimba ushaka abakinnyi bo mu Rwanda barahari wiza kudusebereza federation wiza kudusebereza igihugu nimba ugomba kuba uwanyuma n'abakinnyi b'abanyarwanda akuhimba abakinnyi si ibyo twe bimeze se hari abakinnyi b'ubuntu kabisa wababona ushaka kwikorera tize hari ibintu nubwo nabyo biteye agahinda twavuze babisinziriraho kugira ikipe ijya D1 bamenye ko ishobora guhemba abakinnyi umwe deza 2 years we talked about this babisimbukiraho à la fin du compte blame izabagwaho ni isura mbi nibo bazagaragara ntabwo ari bo ni twebwe n'igihugu kwanza wa mugari sinzi ikibazo Ferwafa baze ni ibiki Ferwafa n'igihugu nyine ni twebwe tweba ati mufite amashampiyona ngo muri byitango birakomeye ariko nimujya muhemba wabonye byageze kure mwana ko muri Afrika ko mu Rwanda n'abantu ngo don't come in Rwanda ngo barambo nimba uzanye contrat ukazishyiraho ngaho twereke ufite contrat abakinnyi 12 cya 15 uzabahemba yanga ku mwaka nayanga tereka aho ngaho reka ubu yari introduction kuna y'amamercato n'ukuntu byagenze ubu ngewe na shout out kuri APR toujours imeze neza kandi good luck kuri bar nayibona kipe ya bar ya APR sindi kuyima oya for now reka tubaye umwanya bar mu kwa gatanu we have to think positive tugomba gutekereza positive mu gihe cy'itaha sibyo ukareba agapoka negative numva karakurubaga kosora ariko tugakipinga kuba positive we believe ko APR this time kuko na qualification zabera mu Rwanda you guys you gonna do great I believe in you guys ikindi shout out kuri ejo heza shout out kuri Tigers kuzana mu inuka this time ari ibintu byamamaguye muzagenda ku murongo n'umuzima kabisa mufite umutoza ubizi neza cyane sibyo nabona mwamuzana n'abakinnyi Tigers muri mieux placé kabisa kuri Kepler wa mutoza it was the first year he tried the best yagiye muri playoff so that's the thing nukuvuga ko this time mufite abakinnyi bakomeye cyane muzahatana cyane shout out to you guys yibatse neza kabisa ni ikipe kuri Patriots we don't know anything about you guys kuri REG namwe sad kabisa bintu ntabwo biri clear na Patriots yabuze nta mutoza ifite n'agatoza umutoza uzayitoza se ni uzayizaje now kuko ari we assistant for now he's the head coach unless bazanye undi for now that's what we know akereka tubariye ko Patrice Steven na Gaston kirimo wenda baracyafite ya kipe ya tipe isanzwe so ikindi Azamko good luck muri D1 Azamko ifitwe n'abantu bazi basket abajean bakinnyi bazatanga akazi tu good so ikindi ni Orion ntabwo tubizi njye nashaka federation this time abantu bose bazasinya muri Orion ibakurikirane pe iyo federation ifite umunyamuryango ko kudahemba ibakurikirane rwose kuko ntabwo dushaka ibintu byabaye sikuru byabaye muri Titans last year igana Orion nawe nuko ikindi sinzi impamvu this year hatabaye all star man tugomba ase reka tudupange ama equipe nkabi tubwiza ko fata mwe nanjye mfatana tangira pick kuri points I will go with Jordan bagenda kuri Norenge the MVP last year okay Olivier according to you Olivier ndagenda fata abahari cyangwa n'abagenda fata Perry n'abagiye branch
branch ndagenda kuri Gaston. Steve. Robin Williams. Mila. Gufasha abapointi bangahe? Cya pointi zigenda gufata aba all star. It doesn't mean bashaka aba pointi 8. Ntacyo ndafata nshobozwa. Shobozwa. Diara. Nuze ibe. Ndafata ibe ngiye ko byenda ko. Zikuba bane. Kandebe Mpoyo. Mwana mwibagiwe ne kweli. Mwiri muri nuze. Kuvuza abakinnyi ba bujuje kandi oya mfite barindwi. Mukopeze fata 55. Nuze ya Osborne one. Share kuri Osborne. Shema. None mene bose nabafashe. Ndamukopeza none. Mfashe Kandebe. 55 namwe yagiye ne one. Kandebe umuntu mukinyi mfata nafashe Kandebe ndi kureba. Mfashe Cleveland Thomas Antino. Nani yagiye? Mfashe Fisto. Ndafata Nemanya. Mfashe ari umupeti wakina muri Aboro United nani? United. United generation. Inspired, yeah. Inspired. Hari umupeti mwe kabisa ukomeye byatani bagize izina rye. Atakindi kugena namba bana. Oya nampeti namureke mfashe Nemanya. Namufashe gana namufashe. Nemanya namufashe. Okay, mfashe nde. Gubeze. Mfashe yes. Komba buze we. Nenda mufite. Gubeze. Ton mfashe Gibert. Mfashe Gasongo. Mfashe Chiza. Ndafata Petro. Wanyuma mfashe ni umwiri ariko mfashe wanyuma mfashe nde muri Orion amende wakinira muri Orion mfashe ndamubuze bro Tigers nafata nde wachumi na kabiri mfashe Hakim. Anje ndafata Nuze Espoir. All Star turayipagiye twega yizi ushize. Guys, ejo bundi hari match ya Super Cup. Sinzi impamvu ibaye mbere ya pre-season but we believe barashaka kumvisha abanyarwanda bashaka kwereka nagugeze aho umwanya wo kwitegura pre-season. Ejo bundi APR zakina na REG muri Super Cup. Ese kubera iki? Muzabe mwese muze mushigikire basket yagarutse. APR yatwaye ibikombe byombi. Patriots yabaye kabiri. Like simbi bro nimende kubwira bro ari twebwe ari bo turakinga amakuru nta muntu ufite amakuru ya nyayo ushaka no kubaza umuntu akanga kuyaguhereza ngo araba ari kubeto ari kubeto amakuru mu kugiro yatangwe. Imana imfashije ahubwo Tigers ira ako mwingiza ukuri waziko Tigers ikoze iri akopi ikazana branch bareba ngo ikipe yaza kubita na APR
ngiye ndi kwibaza mfite ikibazo kimwe cyonyine federation tureba nk'ino match zaba kwa gatanu iyi platform ni ababasketeri nta yindi platform urabona abafana bacu bakeya bahari ni ababasketeri pe barabimenya uziko ino match uretse kuyibona kuri nuze kuri Twitter za federation nakunda ko ku ma Twitter ya federation barashaka kuri Instagram page yabo cyose nabonye kuri BK hari mushaka credentials kire kugiye kubiba bisabira they don't need bagerageze they are too big to approach you. That's what they think. They are too big to approach you. You want some credentials. Niba ikwima niyo azaba ikibazo. Sinkibazo cya credentials igihe antike mu ntaga bari menshi yatari akagira ariko bamenyekanisha boro za. Naribi reka tubwire abanyarwanda basi iyi vendredi baze APR zari gukina na REG Super Cup. Muze muri benshi turebe basket bro basketball yagarutse like ko champion zatanye 24 yagarutse kandi natwe twagarutse we are going to try to be consistent uko bishoboka kose at least every week we give you an episode kabisa update kabisa updating bishoboka natwe kandi mukomeze mutushyigikire turabizi nawe twabaye consistent ko twabishakaga but yo uko bisanzwe thank you so much kabisa ubu niko tumusozo tubugezeho so guys thank you so much kandi kuba muri kumwe natwe kuba mudukurikira ngo mutubaza update imigeze thank you so much kabisa abantu bakunda duhura se ko mudaheruka kuza iki ciao turabyishimiye and share this video subscribe see you on the next episode. Thank you very much. Auta.